munsi y'imyaka 18 iyi seri ntabwo wemerewe kuyireba. Yageze kuri website banabarabuye niwe papa wa Jay. Urabe? Yego nibyo. Nawe se niwe sheri mushya wa Jay. Niyo mpamvu nabonye yatinye kudupresenta. Koko se? Urabe? Umugabo ahuye na sheri w'umuhungu. Urebe filime. Musore yazanye umukobwa mu rugo kumupresenta ariko dore papa ukuntu areba umukazana mu rugo. Filime. Wabonye umuhungu wacu ukuntu ari buriya mukobwa we. Yaramusariye neza umuhungu wacu yasariye uriya mukobwa. Ariko njye uriya mukobwa ntago mwiyumvamo neza ari ibikuntu mubona uwo ni mama. Dore umugabo n'umukazana we. Dore papa ngaratangira gucinya umuhungu we. Urabe du. Papa. Bino mujyana ba papa wanyu kubahuza n'abasheri banyu. Bibi. Umugabo yatangiye kujya ajya muri geto guhura n'umukazana we na sheri w'umuhungu we. Undebere nawe. Izi ni za filime z'abantu bakuru zibafasha kugira ngo mwige ibijyanye n'imibano, buryo babana n'abandi. N'inyigisho ariko izi si iz'abana. Yageze kuri ya website gasomanufilms.com. Nta mwana wemerewe kureba iyi filime. Papa ura mukobwa mba numva nabana no ibihe byose ndamukunda. Kumbo ari kubwira ni umuca inyuma. Kumugenda ugiye kubwira papa we ngukunda umukobwa. Kumbo umukobwa ari sheri wa papa wawe. Nawe undebere. Iyi season yamaze kugera ku gasomanufilms.com. Is about trust. Abana mubereke zabi mu bihorere. Ni ibihumbi 7 byonyine ho waba uri hose ku isi ukabasha kurya ubuzima. Ibaza umwana wawe kugufata uri kumuca inyuma. Have everything under control. Katurore. Wabonye season nyinshi. Kaga season ntabwo gasanzwe. Do something for me. Yeah. Damaged people are dangerous. I know they can. Uburyo bwo kwishyura waba uri hose ku isi buraho hasi muri